aho kugira ngo Imana izampereze umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu ngashaka ku muyobozi ngo niho icyuma akarinda hasi ngo twangushya akana kana mu nzu. Abantu barakubona bazabona utwite gutya uri kugenda utwite uyo DJ ibi umva nushaka ntubikunda bashaka bazagutwara badakoze mariage ariko mbonye urugo rwiza imbere yaho. Imana yazambabariye subuko ko nkarera abo mfite nabo bampagije ko nkurikije ukuntu ibintu by'abagabo mbona inshuti zanjye nyinshi cyangwa se n'abantu tuziranye benshi bajya mu rugo bakaruvamo ubanza bahahurira n'imbwa yiruka. Ntago wagomba uri umubyeyi w'abari abana benshi ariko icyo nkubwiye DJ ukinotinga ahangaha nyuma yo kujya muri Canada hari urundi rugendo rumwe uzakora uzahita uhura n'umufiance mbega gutaha ubukwe twese ko tuzabutaha ari bwiza. Ese mwakwishimiye mariage ya DJ Brian muri aho ngaho? Amen. Umwana wa mbere DJ Brian mpagazanga mu ubyandika azaba ari umwana w'umuhungu azaba yitwa Ian. Koko Imana izana ibintu ikintu nakunda koko izakiguha nakunda Imana ko yabigiye kumemukira. Slim Jesus. Yego. God bless you. Okay. Mwamukomeye amashyi DJ D mwamubwiye ku Imana mwamukanze mu mukande wacu. Abantu bakunda DJ mwamukanzeho agatahana n'amakoini. DJ Amen. Mu mukande dore abantu bawe nibagukanda hano mu rusengero abatanga ntago bakanda ngo haleluya. Oya izo zirahagije bajye badufashanya gusenga ibyo birabaye kuko ubu ndashaka kongera Mana sinshaka kuzongera gusiba gusenga ndashaka kuba mu materaniro ngomba kuzajya mba ndiyo sande nkajya gusenga muri over nabandiyo ntago nshaka kongera guhagarara kuko no ku kazi sindahagarara ntago nibaza impamvu mu nzu y'Imana rero ngomba guhagarara. Yo Uchomanto wanere haleluya. Tera haleluya seka n'ibyo bintu byawe si byatangiye kuvamo. Tera haleluya neza. Haleluya. Urabona nk'uyu mwana wanjye bari baramuroze. Wabyumvise? Nice ndanezerewe ku bwawe. Le mota tipra dosikete bavuze ibintu byiza uravuga ati ngo uko Imana yambabariye nanjye niko nababarira bagenzi banjye. Icara rata dusenga ko numva ngiye mu mavuta kandi nabo lobo shoto shite lebrahano. Reka nivugane na DJ uyu mukobwa yatubwiye kuntu iwabo bagira inkoni bagenda buri muntu wese kugira agire ubutware kandi iyo gutunze iyo nkoni ubitugwa hasi ndabona bazayitunga Skyler. Ariko yabohotse for sure. We thank God for that. Ntabwo yasinziraga. Reka ngusengere DJ. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimiye ko uri Imana yo mu ijuru. Reka icyubahiro cyawe kibe ku mugaragu wawe. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Vuga n'umutima we. Lo proko si prado la boshindele bahaya. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Imana ikuyeho intambara nini cyane kuko ugiye kuba icyitegererezo kinini. Ugiye kuba icyitegererezo kinini, ugiye kuzenguruka isi, ugiye kubona abantu, hari indimi zindi Imana igiye kuguha kuvuga kubera ko ari Imana nyamana. Ni ukuri Imana irambwiye ati ngo igihe cyawe kirageze rabagira. Igihe kirageze rabagirana. Umva mubwire, hari akazi wahombye sibyo? Hari akazi wahombye ariko Imana igiye kuguha kandi keza. Umuryango umwe urafungwa hagakinguka myinshi.
nukuri Imana irambwiye ati ngo wowe Tesha Muyango Imana ibubakira ubumwe ibubakira ubumwe kuko hari hagiye kubaho intambara zidasanzwe kandi nta kintu na kimwe kizigera giteranya ubuzima bwanyu kandi kubw'izina rya Yesu Imana irabikoze. Ayo mavuta ndayarekura na telefone nshyashya ndayirekura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Intambara yari igiye kuba muzamuturoza intambara igiye kuba twese tukajya duhura ku masocial media twumva intambara yawe na Muyango namwe nta bantu bagendanye bakwiriye gutandukana in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yewe twarahuye turaziranye Imana mbwiye tufite umutima mwiza utangaje ntago wagomba uri umubyeyi w'abari abana benshi ariko icyo nkubwiye DJ ukinotinga hanga nyuma yo kujya muri Canada hari urundi rugendo rumwe uzakora uzahita uhura n'umufiance in the name of Jesus. Uzahita uhura n'umufiance icyo watekereje muri wowe kizaba ari icyo ngicyo ngiye cyo senga nicyo ndi kubona ntazaba ari umufiance tuvuge ururimi rumwe. Uzahita uhura n'umufiance mbega gutaha ubukwe twese ko tuzabutaha ari bwiza. Ese mwakwishimiye mariage ya DJ Brian muri aho ngaho? Amen. Umwana wa mbere DJ Brian mpagazanga mu ubyandika azaba ari umwana w'umuhungu azaba yitwa Ian. Ariko Mana ikibazo ntabwo nkunda mariage ariko ubwo nyine iby'Imana n'iby'Imana ibi umva nushaka ntubikunda bashaka bazagutwara badakoze mariage ariko mbonye urugo rwiza imbere yaho kandi rwiza in the name of Jesus. Abantu bakunezererwe kuko nyuma y'urugendo rwa Canada rurundi rugendo rumwe uzahita uhura n'umugabo ufite ku ikofi ufite ubumana muri we ufite n'ubuntu. Ariko se abantu barakubona bazabona utwite gutya uri kugenda utwite uyo DJ Uwiteka aguhaye urushaka. Imana yazambabariye si uko nkarera abo mfite nabo bampagije kuko ariko izaguha no mu nda yawe umenye ko ugomba gutwita ku bimera kujya ku gisi kuko n'umugabane Imana tuhaye twese. Amina. Uko wabyawe nawe ugomba kubyara undi uzasigara muri legacy yawe. Nabo bandi barahari ariko hari ugomba kuba hari. Ndamufite w'umuhungu nashaka kubwira pastor yuko mufite oya ndabizwa mufite umwana wundi ndabizwa mufite we yabyaye pastor ndabizi ko mufite urugo rwe agakora mariage tukagenda twese tugataha muri mariage bikagenda neza akabyara undi mwana twese tukamubona twite. Imana ube koko Imana izana ibintu ikintu nakunda koko izakiguha nakunda uzima no sibyo Bibiliya avuga ati ngo inzira zanjye ziruta inzira zanyu. Ibara ko yabigiye kumemukira urareba umwana wawe w'umuhungu turamuzi twese ariko tugiye kumenya undi tuvuga ati ngo uyu mugabo yashakanye na DJ Brian bakora mariage muri Kigali bakora ibi nibi barabyaye barimo kugenda bavuga ubuhamya mu ma eglise bavuga ubuhamya ko bafasha abantu. Ubuhamya bwo ndabufite bwinshi n'ubu wamagarika imbere y'itorero sinabura icyo ndibwira ariko nkurikije ukuntu ibintu by'abagabo mbona inshuti zanjye nyinshi cyangwa se n'abantu tuziranye benshi bajya mu rugo bakaruvamo ubanza bahahurira n'imbwa yiruka. Rero mba numva izo n'imbwa zabo urugo rwa Mucoma ntabwo ari urugo rwa aza mu Rwanda ariko Semana ntabona umwana wawe Imana byose irabisohora kandi kabisoza mu nzira niba tutete tuzabyanga neza reka tubirekere Imana kuko ibivuze gutyo
kandi nibisohora tuzanezerwa twese duha Imana icyubahiro. Reka nkubwire nanjye hari ibyo njya mbona sibyo biba mu ngo nyinshi sibyo bikankomeretsa bikavuga ati ubona n'ibyanjye urabizi sibyo nkavuga ati ske ibi bintu ni biki ariko buri wese afite umugisha Imana muremeye. Gutsindwa kwa runaka suko gutsindwa kwacu. Aguterete n'ibyemera tuzataha ubwo tugutwerere. Ubwo wongeyeho ngo nibyemera byo ndabyumva ko bishobora no kutemera. Azaguteza of course ntabwo wabana n'umuntu agushaka. Turarekuye ubuhanuzi kuri DJ in Jesus name. God bless you my DJ. Ibindi byanjye tuzaza kubyiganirira pembeni ariko wibuke kunyandikira. Ako Skyla urwara agatoki. Skyla yaratararangiza mugabura. Yaratararangiza DJ nagomba kumumanura kuri urashaka kumuza gushwana mushaka. Sorry niandike papa. Waje mufite akantu ko gukanda kupu Ekaze muzamurete muha umwanya saa sirinda gato muha umwanya hano mfite umusirikare ta Skyla ni hatari ahita kandaho direct. DJ ngaho blessings we know it has Skyla guys. Wa mupapa rero twasengeye umunda yagiye nawe yamanutse kandi sinzi nagiye kumuha request uko namanutse sinzi uko namanutse. Oya Skyla nta badayimoni afite mu izina rya Yesu nta badayimoni agira in Jesus name. Gute afite badayimoni Skyla zamuye mu mama muzamure nta badayimoni agira arimo kwandika numwita kwa afite abadayimoni arakubloka uzange wagiye wabuze kandi kuza kujya kubloka ariko nza kubanza gukuraho live. So uzamura muzamure wa mpapa. Okay, fata amazi mucomante. Mimi uraho? aho neza pastor. Shiro warihe? Nawe hari yagiye muri mariage. Mwari muri kumwe se? Yaguhaye bizu? Yeah. Muguki? Oya. Yaguhobeye gusa? Yego. Nawe uramuhobera? Yanga kukurekura nawe nga kumurekura? Oya namurekuye. Ako mimi nje ndabikubwira mu rusengero kabisa. Byihorere. Reka nsengere mucomante. Mucomante ndawuzamura. Wa mpapa muzamura wa mupapa. Use mucomante kugacupa kawe ko ari gatoya. No, nagari. Zana tatu. Ndawuzana tatu. Amaze tatu. Yesi ndayangwa. Oya yazana. Okay. Dafite sabungo.
Ushaka kuvuga iki Ariane? anje gushima Imana. Ngaho ushima aho twumva. Anje gushima aransingiye maze imyaka 3 ndwaye mu nda. Habamo ikintu gikubita nyine wajyana nk'umwana ubamo uransingiye. Warakize? Narakize anje gushima. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Papa ari hehe? Sa account ye iri private ako kuko wewe agufollowinga niyo wamuha request. Namubwiye ntabwo ari kwikuramo. Yitwa hiye n'ubundi kumureba kumwandikira ntabwo ari gusubiza. Sasa hiya we udashize muri quest ko tutakuzamura nk'Imana. Kona namuzamuye ashe muri quest yiwe hiya ashe muri quest yiwe. Chazo Papa yagiye ararugwa nihabara. Ari hehe? Ndikubona ari kureklama ngo bamanuye ute. Papa twakubuze. Ni account muri private yandike birahita byoroha. None se ukaba uri muri privé urumva tujya kugukurayo turajya guhamagara Marayika Mikaeli tugukureyo. Shamo request. Yo nigende muri privé. Ngo ndi hano. Wakuye account yawe muri privé? I'm going to the gym. Ndabona ngaha. Reka dufata undi muntu bana. Nozi ni ngombwa ko dufata uriya gusa. Reka. Tujye mu bandi. Si ngombwa si Ninda gato nze mubaze uza gusenga gute ukavanga gusenga tusha muri privé ninda gato nze mwibarize. Turagushakisha rero dushaka papa bite Nibyiza. None se wowe turi kugushakisha waje gusha muri privé urabona turi ba Marayika bajya kukwane privé ra. Oya nari nayikuye. Ciao video. Okay. Wonje kuryama? Oya. Ciao video yawe. Twahita dushwana nonanga. Ari na mahirwe yawe ugize. Kuki wahise gusha muri privé? Ntago yari isanzwe iri muri privé ahubwo nyikuyemo nona. Kare ko nakuzamuye nagusenye uri muri privé? Yari iri muri privé nabwo. None se ubu ngubu umeze ute? Ya ndumva ndaho. Uretse ko mu kanya nahise nongera numva nongeye kubabaramo. So wese wimanuye ntaraza gusengera? Oya ntago nashidutse mbona ndi hasi. Nga cyacaye wagikoze? Yego ngiki. N'ubu ngubu uracyababara? Yego. Ibizengeza byagiye? Yego. Okay, ngaho fata kunda ya. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndirukana uburibwe bwose, all the pain through your body. In the name of God Jesus. Lord Yahweh Jehovah, deliver your son in Jesus' name. Amen. Noneho fata kucyo cyayi cyawe. Inywaho gatatu. Ngaho haguruka umbwire nimba ucyumva ya pain yawe. Oya ntayo.
Amen. Amahabara azatumara nizo zari zikumariza amahabara. Uwiteka aragutabaye mu izina rya Yesu. Amen. No pain. Oya. Ngaho ntira hallelujah. Hallelujah. What is ongera? Hallelujah. Ongera. Hallelujah. Ongera. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Live to